Yesu nashimwe inshuti za Berwa TV, turabakunze nk'ibisanzwe tuje kuri Berwa TV, turi kumwe na mama Berwa TV. Natwe turashima Imana, turamahoro, nta gikuba cyaciye muri twe, nta n'inkuru mbi twumvise, kandi no mu bashuti ba Berwa TV nta gikuba cyacitse, nta nkuru mbi twumvise, kandi nawe bitameze neza mukomere. Ntabwo twayibaza ngo uragira ute nibwo bumana bwayo. None bishobora kwanga ariko uje bukemera, kuko niyo ifite urufunguzo rw'ubuzima, kandi ibyidushakira ni byiza gusa ntabwo ari ibibi. Reka dusuze inshuti zacu za Berwa TV, turasuza inshuti zacu ziri mu Rwanda, inshuti zacu ziri Uganda, inshuti zacu ziri Burundi, inshuti zacu ziri Tanzania, Malawi, Mozambique, inshuti zacu ziri Amerika, Canada, inshuti zacu ziri muri France, ziri China, inshuti zacu ziri mu Bubiligi, inshuti zacu ziri Dubai, inshuti zacu ziri mu Qatar, inshuti zacu ziri mu Roman, inshuti zacu ziri Saudiya, n'ibindi bihugu byose tutarondoye, kuko dufite inshuti mu mpande enye z'isi, inshuti zacu ziri muri Congo. Nukuri mwumve ko tubakunda. Nk'ibisanzwe rero tuje mu ijambo ry'Imana, turi kumwe na mama Berwa kuri Berwa TV. Reka tubanze twiragize Imana. Imana mu izina rya Yesu Kristo, turagushimye nyakubahwa Imana y'amahoro. Reka imbabazi zawe zitugaragareho, amaraso yawe tweza dutunganya dukureho umugayo. Njyewe ugiye kuvugira ijambo ntaba ari njye wururuka wivugire muri njye, ndetse n'abagiye kuryumva baryumvire muri wowe. Njyambuje nizeye izina ryawe ryera, amina. Tujya gusoma muri Ezekiyeli 16 n'ubundi n'umurongo wa 16. Tujye gusoma muri Ezekiyeli 16 n'umurongo wa mbere, dukomeze muri ibyo bice. Imana y'amahoro ibaha umugisha. Aravuga ngo ijambo ry'Uwiteka ryongera kunzaho riti, mwana w'umuntu, menyesha i Yerusalemu ibizira byaho, uvuga uti, nuko niko umwami Uwiteka abwira ab'i Yerusalemu, inkomoko yawe n'akavukire yawe. Uri uwo mu gihugu cy'i Kanani, so yari Umwamoni, nawe nyoko yari Umuhetikazi. Kavukire yawe umunsi wavutseho, umukungwe wawe ntibawushariye, kandi ntibakujabuye n'amazi ngo ubonere. Ntabwo waruhije usigwa n'akamuri, habe no kugushyira mu twahi tw'iminja. Nta wakurebanye imbabazi kugira ngo agukorere ibyo akugiriye ibanga, ahubwo watawe ku gasozi ku munsi wavutseho kuko wagawaga. Nuko nkunyuzeho mbona wigaragura mu ivata ryawe, ndakubwira ni nubwo uri mu ivata ryawe ubeho. Ni ukuri narakubwiye ni nubwo uri mu ivata ryawe ubeho. Nakugwije nk'ibimera mu murima, uragwira kandi urakura, ugira uburanga buhebuje. Amabere yawe arashimangira n'umusatsi wawe urakura, ariko wari waratawe ari ntacyo wambaye. Nuko nkunyuzeho ndakwitegereza, mbona ugeze mu gihe cyo kubengukwa, maze ngutwikiriza umwitero wanjye, nambika ubwambure bwawe, ndetse narakurahiye nsezerana nawe, maze ubu wanjye. Ni ukuri niko umwami Uwiteka avuga. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Dusomye ijambo ry'Imana ritari rirerire kandi ritari na rigufi. Uyu ni Umwamoni n'Umuhetikazi. Kera mu Bisiraheli Abamoni n'Abahetikazi cyari kizira ko Umwamoni n'Umuhetikazi babyarana. Rero uyu Mwamoni n'Umuhetikazi barahura bakora nk'ibyo tuvuga umwana wava mu cyaro kazi Kigali. Barahura bararyamana bitemewe, barangije babyaramo umwana. Uyu Muhetikazi arareba aravuga, Umwamoni aravuga ati, uyu mwana sinshobora, ni ikizira mu muryango w'iwacu. Umuhetikazi nawe arareba aravuga ati, uyu mwana sinabona. Icyambere mubyaye mu buryo butemewe, icya kabiri ubwoko bw'iwacu ntibwamwemera, ari saramwanga ndetse na nyina aramwanga. Nyina rero ngo yigira inama yo kumujishura, amunaga aho ngaho, amuta mu bihuru nk'uko abandi bajya babigenza. Ngo ijambo ry'Uwiteka ryongera kunzaho hano ngo, kavukire yawe umunsi wavutseho, umukungwe wawe. Arangije amutaho ngaho. Amaze kumutaho ngaho, aho niho Uwiteka yamusanze yatawe na se, atabwa na nyina, kuko bari babyaye kandi bitemewe.
bitemewe muri gakondo yabo. Ariko birashoboka, mpuzana ijambo rivuga ngo birashoboka ko wavutse mu buryo butemewe, birashoboka ko wagawaga nk'uko uyu mwana bavuze ngo kuko wagawaga, birashoboka yuko nta wakugiriye impuhwe ariko Uwiteka we akugirira impuhwe. Arangije ahangaha ni Uwiteka amubwira ngo nubwo waruhije utaruhijwe usigwa n'utuvuta, habe no kugushyira mu twahi tw'iminja, nta wakurebanye imbabazi kugira ngo agukorere ibyo kugira ngo akugirire ibambe, ahubwo nawe watawe ku gasozi ku munsi wavutseho kuko wagawaga. Ngo watawe ku gasozi ku munsi wavutseho kuko wagawaga. Hari ubuzima umuntu abamo akaba yaratawe, kandi wareba ibyo waterewe ugasanga birakwiriye ko wagombaga gutabwa. Uyu mwana we nta ruhare yari yarabigizemo. Uko se na nyina bari baravutse nta kintu byamurebagaho, we yazize karande na gakondo by'iwabo. Birashoboka ko hari ibintu uri kuzira wowe utagizemo uruhare ukaba uri gutabwa. Ariko nkuzaniye ijambo ngo Imana sireba nk'abantu, Imana sireba n'abantu. Ngo nuko nkunyuzeho mbona wigaragura mu ivata ryawe, ndakubwira ni nubwo uri mu ivata ryawe ubeho. Ni ukuri narakugwije nubwo uri mu ivata ryawe ubeho. Narakugwije nk'ibimera mu murima, uragwira kandi urakura ugira uburanga buhebuje. Rero uba mu kibazo gikomeye, ukaba mu ntambara zikomeye. Aha niho Imana yasanze uyu mwana yigaragura mu ivata rye, yigaragura mu mwanda we, yabuze umugirira impuhwe. Hari ubuzima ubamo, ukaba mu buzima ntihagire umuntu ukugirira impuhwe, ukaba mu buzima onkera atakugirira impuhwe, ukaba mu buzima ababyeyi banakubyaye batakugirira impuhwe, ukaba mu buzima imiryango itakugirira impuhwe, kuko barakureba bakavuga bati uragawa, ntabwo ushyitse, nturi umuhanga mu ishuri, ndetse nta n'icyo ushoboye. Bakakureba wavutse ugawa, wavukiye aha n'aha, uri mu gisekuru iki n'iki, imiryango ikakwanga, inshuti zikakwanga. Ushobora kwanga kubwo wavukanye ubumuga runaka, ushobora kwanga kuko wavukanye ikibazo runaka, ushobora kwangwa kubw'ubukene bwawe, ushobora kwangwa kubw'isura yawe abantu barirata. Ariko nkuzaniye ijambo, ngaho niho Uwiteka gusanze. Yasanze uyu mwana yigaragura mu ivata rya mama we, ngamugirira impuhwe, aramuhanagura, ngarangije aramusiga, amwambika utwaye, amwitaho mu rundi rwego. Ngo nakugwije nk'ibimera uragwira. Aho niho Imana igikugwiriza. Abantu ntabwo bareba nk'abantu, abantu ntabwo bakora nk'Imana. Imana iza kukugirira neza, ititaye kuri karande yawe, ititaye kuri kavukire yawe, ititaye n'uburyo wajemo. Uko waje kose kuramaze, pfa kuba warageze ku isi. Ubuzima uko uteye kose kuramaze, pfa kuba wubaha Imana ugakora ibikwiriye mu gihe gikwiye. Ngo Imana inyura kuri uyu mwana yigaragura mu ivata rya mama we, koko yaragwawaga cyane, ntabwo yari akwiriye, ntabwo yari ashyitse. Ariko Imana iramureba imugirira impuhwe, iramubwira ngo usanze wigaragura mu ivata rya mama wawe, ndakubwira ngo ubaho. Haleluya, haleluya, haleluya. Intambara zose urimo, urugamba rwose urimo, icyo usabwa ni ukubaha Uwiteka, icyo usabwa ni ugukorera Uwiteka, ibindi ntabwo bikureba. Uwiteka kuzana ijambo rivuga ngo baho. ngo nuko nkunyuzeho ndakwitegereza, mbona ugeze mu gihe cyo kubengukwa, maze ngutwikiriza umwitero wanjye, nambika ubwambure bwawe. Imana igireba ikabona ko ugeze mu gihe cyo kwifuzwa. Ngo Imana imunyuzeho ibona ageze mu gihe cyo kubengukwa, ngo imwambika umwitero. Imana igihisha abakobwa n'abasore, igihisha umuntu uko ari, igihisha mu miryango avukamo, ikamwiyambikira ubundi bwiza, ikamwambika ikindi cyubahiro, ikamushyiraho iyindi. Ngo yageze kuri uyu mwana, ageze mu gihe cyo kubengukwa, ngo irangije imutera umwitero. Hari igihe ushaka ukavuga ngo ntabwo nari nkwiriye gushaka uyu mugabo, ukavuga ngo ntabwo nari nkwiriye kubana nawe, ukavuga ngo ntabwo nari nshyitse. Imana ikakubakira urugo rw'umugisha, Imana ikaguhindurira amateka mu buryo runaka, ititaye aho uvuka, ititaye uwo uriwe, ititaye ku mashuri. Muririmbyi yuzura umwuka wera. Ngo Imana itareba uburanga, Imana itareba igihagararo, Imana itareba umuryango tuvukamo, ni Imana itita ku kintu na kimwe. Ubwo niyo umusore cyangwa umukobwa bagiye kurambagiza, mu mutwe wawe uba ufite ibintu runaka ureba, ukavuga uti ariko ndifuza umukobwa useka neza, ndifuza umukobwa ureba neza, ndifuza umukobwa muremure. Umukobwa nakavuga ati ndifuza umuhungu w'ibogari, ndifuza umuhungu umeze uku nuku, ndifuza umuhungu wubatse, ndifuza umuhungu ufite imodoka. Ntabwo Imana igira ikintu na kimwe ishingiraho ijya gukunda umuntu
wayo. Imana ishingira ku muntu yubaha, Imana ishingira ku rukundo gukunze, Imana ishingira ku muwesa. Nta kintu na kimwe Imana ijya kugirira umuntu irebaho, ntacyo. Ireba ufite umutima umenetse, ireba uyishaka, ireba ubabaye. Kisi yavuze akantu keza n'ubu kanze kunshiramo ngo ushobora ngo ngiye abantu birukankana ngo iyo umuntu yibwe bakirukankana umujura ngo Imana itabara umujura. Nukuri iyo ubabaye, waba ubabaye wagiye mu byaha, waba ubabajwe n'ibyaha, Imana iragutabara. Pfa kuba wayemereye ukababara, kandi ubabajwe n'ubuzima Imana irareba. Cyane cyane iyo hari ubuzima wavukiyemo utagizemo uruhare, Imana iragukunda. Uzareba aba bana bavutse badazi base, batazi ba mama, Imana igibagirira neza ku rwego uvuga utari ku uyu muntu yagiriwe neza n'Imana. Umwana akabaho atazi se, umwana akabaho atazi, hari nuko umuntu umwana abaho atazi nyina bitewe n'amateka ye. Imana aba bana irabakunda, Imana igibagirira neza. Wareba mu yandi ugasanga nta kintu runaka cyari gikwiriye kuba yagirirwa neza, ugasanga Imana yamuhaye umuryango, ugasanga Imana yamuhaye ubutunzi, ugasanga Imana yamuhaye urugo rw'umugisha. Imana ntabwo itoranya nk'abantu. Iyo Imana iza kubitoranya nk'abantu, ntabwo abantu twari kuba, hari abantu twari kuba tudahagaze uko, hari abantu twari kuba tutariho. Ugasanga umuntu abana n'ubumuga runaka ariko n'umukire, afite byose, Imana yaramuhaye. Mu yandi magambo, wareba ikintu Imana yashingiye imuha ukabura ukakibura, ariko kuko Imana itareba nk'abantu, idatoranya nk'abantu. Haleluya, haleluya, amina. Nukuri ndafashijwe ngo maze hano kuri uyu murongo uravuga ngo maze ubu wanjye ni ku Mwami Uwiteka avuga ngo ndangije nsezerana isezerano ryanjye nawe ry'uko ubaye uwanjye. Haleluya. Imana igisezerana amasezerano natwe, yamara kuyasezerana igateraho kashe. Haleluya. Iyo ukimara kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza, ukavuga ngo Mwami, ubugingo bwanjye cyangwa ibitekerezo byanjye cyangwa umubiri wanjye mbyeguriye muri wowe, Imana iraza ikaba iyawe, Imana ikateraho kashe. kandi iyo Imana yakwikundiye, iyo Imana yagutoranyije, muzarebe iyo umuntu yigirira umutima mwiza, iyo umuntu yigirira urukundo, hari ukuntu Imana imusanga ikamutoranya ikamwitaho. Imana yatoye igatorana Pawulo. Yarebye ishyaka Pawulo agiramo gutoteza ubwoko bw'Imana, aravuga ati ariko uyu muntu ntabwo ari ikinane, afite ishyaka. Mu myemerere ya Pawulo, mu buryo yari yarigishijwe ko ubwoko bw'Imana bugomba gutotezwa, nibyo yari yarigishijwe, niyo mahame yari yarakuriyemo. Yarigishijwe yuko ari ibinyoma. Imana iramurebera avuga ati ariko uyu muntu mu kintu arimo ashyiramo umuhate, ashyiramo imbaraga, nta kindi azira. Yigishijwe nabi, yabwiwe nabi, ariko yashyizemo imbaraga mu bya muzanye mu byanjye, nabwo yashyiramo imbaraga. Imana irangije ifata Pawulo murabizi aho yageze atoteje ubwoko bw'Imana, yakubye inshuro 100, imushyira mu bya Imana irangije arakuba. Niyo mpamvu nshaka kubabwira ngo ikintu cyose biravuga ngo werekeje amaboko, ugikorana umwete cyane cyane, ariko mu murimo w'Imana, mu kazi kawe ukorana umwete, Imana izaguha umugisha. Ngo nuko nkunyuzeho sanga urigaragura mu ivata rya mama wawe, ndavuga ngo baho. Ivata ryose waba urimo, Imana iravuze ngo baho. Birashoboka kuri mu ivata ry'ibibazo, birashoboka kuri mu ivata ry'intambara, birashoboka kuri mu ivata ry'ibigeragezo, birashoboka kuri mu ivata ry'ubushomeri, ariko humura, Imana iravuze ngo baho, kuko niyo yiyiziye ubwayo, niyo yiserukiye ubwayo. Uko waba waravutse kose, uko waba ubayeho kose, uko waba waratawe kose, Imana ititaye ku kintu namba, Imana ititaye ku buranga, Imana itita ku gihagararo, Imana itita ku masura yacu, iravuze ngo baho. Kandi nukuri itanze ubuzima hagati muri twe, ahubwo tuyemerere duce bugufi, Imana bari itwiyoborera. Shalom, ndabakunda. Mana, mu izina rya Yesu Kristo, hari byinshi twigaraguyemo, hari uko twatawe turajugunwa, ariko ineza yawe itugeraho, uradutwikira, uratwambika. Haleluya. Ndetse tugeze no mu gihe cyo kubengukwa, udushyiraho umwitero wawe twe tutari dushyitse. Uku niko nsengeye bene data, ubakomereza amaboko kandi ubiteho muri byose. Warwanirira intambara zose, ubiyerekesha ineza yawe nk'uko ubyivugiye. Urakoze, urakarama murengezi wanjye, njyambaje nizeye izina ryawe ryera. Amen. Shalom, ndabakunda. Nshuti za Berwa TV, mukore subscribe, share na comment. Ariko nkunda kongera ijambo, utabikora nk'umuhanga.
mubikore niwumva ari cyo ukuye mu ijambo ry'Imana ubikore kandi ntubingumva mu ijambo ry'Imana itarano ryawe ryatse woherereze n'abandi niyo wakoherereza umuntu umwe nawe ufashijwemo nawe agafashwa ni ukuri byaba byiza mukore subscribe share na comment tujye tubana mu ijambo ry'Imana rya buri munsi na mama Berwa ariko mutabikora nk'umuhango. Shalom, mugire ibihe byiza, ndabakunda.